Yesu mwami ko kintu mugati we Jegera ziri muri Kigali cyakoze inzara iraza kubica burera zingo harimo ibintu birenze Bari banyishe Shano twara kataramagara barahaka njye kubwira papa nyine nakundi Aya Twebe ni byanjye by'abazungu birimo mwa Kabaze nkore yitonze Nashakaga akazi Okay nta kibazo ngwino tubaze papa abari we ubaza wumve niba yakaguha Nibyo bita comedy reka manze myihoriye wenda banze atuze Aya Twebe ni byanjye by'abazungu birimo mwa Kabaze nkore ingofero yitonze Cyangwa afite n'ibindi ntabwo kumworohera amasaha yancitse Asi natumye umugati we yaheze hera wa mukobwa nasiga afite utuntu two kurangara Hana wangiye use ntagiye kunyerereza mu kazi ngomba kuzamugurira telefone ajya mukenera nkamubona kuko nundi nta telefone ye yarapfuye nta telefone agira Akabacana babadaneze ibi bintu byose ubeje aho kan Ndaho ujyanye tegera Ubona ubuzima nabwo burandambiye kubaho nta mugore ngira kandi umukobwa wanjye nawe ntabwo yabyemera ko nza n'umugore ngo babana ari babiri kuko yamenyera ubuzima bwa wenyine uriya mwana ari no kungora cyane kabisa sinzi ikintu namukorera ndi kubura uburyo namurinda kabisa kugira ngo azabeho yashobora nibure kwirwanaho kuma muri akazi ntakashoboye mbona nyine mbona kadashaka gukora kano gakobwa kandi kubaho muri iyi si ni ugukora ni gukura amaboko mu mufuka ugakora ari kwiringira nyine udufaranga dukeya mfite kandi nanjye maze icyumweru ntakoze twahita tugenda kabisa ngomba kumwigisha uburyo agomba gukora nawe akiteza imbere uburyo ejo nindamuka agize n'ikibazo ashobora kwirwanaho ku kazi ho baranyirukana kabisa yatinze kandi ntabwo nagenda ntari y'umugati
kugira Halo? Yes, Karenzi. Ndabona ndibuze ukazi nkerereweho gato. Ugomba kumvugira mwana. Zashaka kugira ngo umukozi byo ndamukeneye, ariko rero nabuze umukozi nyine yaza ngo abane n'uriya mukobwa wanjye, ko uriya mukobwa wanjye mba nanga nyine ikintu gishobora kumutera stress. Abizi ko ari we mfite wenyine, mama we ntabwo turi kumwe, urumva nyine mba shaka aba yisanzuye nyine, nimba ari ukujya ku ishuri akamenya ko ari bujye ku ishuri akaza akarya, nta wundi muntu ugomba kumubangamira. Oya ndi kubyumva kabisa. Ariko se nawe ntabwo nazana umukozi w'umukobwa, afazari nazana uw'umuhungu nkamuhereza iriya nzu kari akazi ko mu rugo akaba ari ajya abamo, ariko uw'umukobwa we ntabwo namuzana. Nese umugate wo mutumye Muye n'abantu barabonyambura. Barabukwa nicyo kiri gukuriza se? Barukubise? Hoya. Ceceka. Nagize ngo wankubitiye igikobwa aho ngaho nanarwana. Icecekire mu gibondo. Papa urakoze kutankubise. Ntago kubizi ntabwo kubita n'umunsi n'umwe. Nanzi kunkubita nawe mfite. Nzarinda mfa ntikubitiye umukobwa wanjye. Wow, se wumva wangira. Mwana we. Nukuri ndagukunda, urumva? Ndagukunda cyane kandi nawe ujye utuza, urumva? Umere neza. Ariko se mwana we. Kiko kano kantu kwanteye ubwoba. Akaye papa. Kano kantu ko kuba bakwambuye umugati. Yego nshimye Imana ko batagukubise. Ariko se ubutaha ntibazana gufata no ku ngufu. Papa so mpamvu bakakugirira nabi. So mpamvu nakubwiye ko nkeneye ishuri ry'ubwirinzi. Ikintu nanjye ngomba kugitekerezaho. Urumva? Ngomba kugitekerezaho ariko nkakurebera umuntu w'inyangamugayo, ku buryo muzajya igira ikibazo azajya ahita bimenyesha. Wabizi niwe mwana mfite wenyine, niwe mutungo mbega mfite. Papa ariko ntubuze byose naba mbibuze burundu. Ariko nawe ndagukunda. Si ubizi? Ndabizi ikibondo. Utuzi papa wanjye disi. Mwana ngaho reka njye mu kazi, nubwo ngiye mu kazi nta cyayi nkweye nta n'umugati ndiye, ariko nta kibazo. I'm so sorry. Ntari umwana we witeho. Ndagukunda. Ndagukunda. Papa ugira akazi keza. Yes mwana, nese wamperekeje. Werekeze. Igeza ku irembo.
Uri usubira mu rugo? Yego papa. Ariko ntugakora akazi kenshi utazavunika mwana wanjye. Kuko nzajya ngerageza nkore ibikwiye. Dukora turimo dukeya. Ariko waza gushakira umukozi. Oya, ntabwo ari ngombwa ngo yaba ari uwo kudufasha. Ngaho genda sawa. Sawa papa, wirirwe. Akazi keza. Ndagukunda. Yego nanjye. Gore byanjye ko ndeba babimaze babyibara. Barabyibye kabisa. Ko benda kubimaramo. Dore iki ngiki cyo bagishikujeho nk'ejo. Hano hantu ngiye kureka kuhahinga. Kono habaga ibigori byiza sha. Cyangwa nzashyiremo abazamu. Kabisa amafaranga nashoye hano hantu ndi kuhahinga yapfuye ubusa kuko nta musaruro nigeze mpabona. Umusaruro waho ni muke kabisa cyane. Iki nacyo barara bagitwaye kandi ntago nabica bitarera. Niwiri ngoma kubireka bikabanza bikuma nabona kubica kubyo byavamo umusaruro ariko nta kundi. Katika mbanduka njeje yewe mo yewe bani babandi bavuga bajya bigisha ku ngufu cyangwa karate. Se ari gusenga ari kugira yewe boss ibyo bita kumedita. Reka manze myihoreye wenda banze atuze. Cyangwa ibintu baba barimo ntabwo bijya birangira. Barahagura